nibyo rwose ibyo ubonye nibyo. Imana izi uko umeze, Imana izi imibereho yawe, Imana izi ibyo uri kunyuramo uyu munsi, nta na kimwe Imana itazi. We komeza kubana natwe, kora subscribe ku mashusho y'ibyiringiro kandi ukore no ku kamenyetso k'inzogera kugira ngo iyi nkuru y'ibyiringiro uko igiyeho ujye utibona mu wa mbere. Iyo usomye mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva muri kino gice cya 20 mu gice cya kabiri ugasoma umurongo wa 23, ijambo ry'Imana rivuga ngo hashize iminsi myinshi ngo umwami wa Egiputa aratanga, Abayisiraheli banihishwa n'uburetwa bakoreshwaga barataka, ngo gutaka batakishwaga n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana, maze ngo Imana yumva umuntu wabo yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ngo Imana ireba Abayisiraheli imenye uko bameze. Nshuti yanjye, nawe sinzi uyu munsi biri kugutakisha. Birashoboka ko nawe uyu munsi ubuzima uri kunyamo buri kugutakisha. Birashoboka ko nawe ufite uburetwa bw'ubushomeri, uburetwa bw'uburwayi, uburetwa bw'amadeni. Birashoboka ko nawe uyu munsi ufite ibiri gutuma utaka uko bwije n'uko bukeye. Umuryango wawe wagutakisha, urushako rwagutakisha, ndetse amadeni akagutakisha. Ariko uyu munsi hari Imana yakumva uko umeze. Uyu munsi Imana yikumvise izi uko umeze, ndetse ngo gutaka kwawe gushobora kuzamuka ukagera ku Mana. Ntugatinye gutabaza Imana, ntugatinye kuyibwira, ntugatinye kuyihamagara ngo uyereke ibiri kukurushya, ibiri kukuriza, ibiri gutuma ndetse wumva umutima waguhagazemo. Hano ngo Imana yararebye bimenye uko Abayisiraheli bameze. Nshuti yanjye, nawe uyu munsi Imana izi uko umeze. Ibyo byose n'uburi kubitambukamo, ariko Imana irabizi. Izi ibibazo ufite, izi amarira ufite, izi agahinda ufite ka buri munsi. Ariko uyu munsi nkuko yabwiye Yeremiya mu gice cya 33 kavuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye. Nawe uyu munsi utabaza Imana, yiteguye kukumva kandi yiteguye kugira neza. Imana ikweze kandi Imana iguha ibyiringiro byo kuyihamagara, nawe yiteguye kukumva. Komeza kubana natwe ku mashusho y'ibyiringiro, ukore subscribe niba utarayikora, kandi ujye ukomeza kuvura n'imitima y'abagenzi bawe. Ukore kunzogera kugira ngo kuri nkuru y'ibyiringiro ije uyibone mu ba mbere. Imana ikweze kandi Imana igushyigikire muri byose mu izina rya Yesu. Amen.